ariko Imana irankunda cyane. Uriya Sineyira sibambwiye ko afite fata, ndahita mutwara cyakoze disi yarakuze ariko yabuze umuntu umwitaho, ntabwo ari buze kucika, ndahita mutwara nta bindi ndamubonye ndahita njyana nawe. Tujye ntabwo muzi ntabwo ndinahira. ariko sheri unyumva nihuse ubu ntitwamukurikira tukareba ko nta kindi cyamugenzaga. ariko nanjye rero ndimo kubyibaza, reka tujye kumureba atagenda asize ibyo yangije, sibyo? tujye kumureba nuko tugende. Uranshaka iki wa mugabo waretse nkigendera? Umva Nahira, nta kibi nkwifuzaho rwose, ni njye papa wawe kandi warabizi ko ngukunda. Ngo wiki ngo nde baryari kareka ntago nkuzi. Ndakwinginze mbara nkubwire. Ariko se uyu si wa mushyitsi wahoze mu rugo? Ariko ikigaragara ni uko ari kunyitiranya na Neyira. Ese kumbe papa Neyira n'uyu burya ariko reka nze mujijishe mubwire ko ari njye Neyira. Ntago nakemera ko bajya kubabaza Neyira rwose. Reka niyite Neyira. Ndakwinginze mbara nkubwire. Kera mu myaka ishize n'inshuti na mama wawe, nyuma nza kujya kwiga mu Buhinde nzi imbuto zawe. Uramutura uragenda ngo ugiye kwiga, ngo uratorongera ngo ugiye kwiga. Umva mwana wanjye nkubwire, nagiye nzi yuko tuzindaka tukabana. Ibyo kumbwira ntago mbyumva, ndamenyereye kubaho ubuzima budafite data. Ubwo buzima ndabumenyereye, rero genda ntago ngushaka. Mwana wanjye ndagukunda, nta kintu na kimwe uzamburana, nyumva neza, sibyo? Umva nkubwire, jewe ahubwo mpa nimero zawe tujye tunavugana. Ntacyo, zana telefone yawe, nziho yanjye nayisize ku muriro. ariko Brian, kuva cyane tukigana n'ubu niko umeze, nyamvugo wa nyine utamusuje koko. ndumva none mwisegeze rero ku mukozi wanjye ndabona mwikaruriye. Rero njyewe umuntu ntabwo umuzi, duhuriye mu nzara ambwira ngo muhe nimero z'umuntu duturanye, arashaka ko azamura umukozi uturutse mu ntara. Rero nizo narindi kumuha. Gusa mu bintu byose hari ikintu na kimwe mwumvisemo. Muri kambere genda bari byanga bitoroshye bwa. Cyangwa aho genda. Twatuje kureba icyo umukobwa wacu abaye. Mu genda. turya keke turatugura. Allah kabisa. Dukoresha ukacarara. Ukacarara yonyine se. Urayizi ko ukoresha. Ukacarara se ntabwo nyero ubwo twagiye gusura ajya n'indi.
twagiye mu ntara niba ari kwandera uriya mukecuru nawe witabye Imana. yego sha numvise bavuga ngo ni Rukacakara nawe y'ikiruki ni Rukacakara sha. Aramutse gute se ushaka Kristo? Sinesi. Mwese mwaramutse. Mwaramutse neza rwose. Meze neza. twaramutse neza abantu nta kibazo Sinesi. bari baturinze Mbese. Kwese yanjye bari. iri cy'abanyarwanda nose nakuvuye muri toilette iri hano mu nzu hano mu cyumba Toilette niyo wese. None se ntayo nabonye ntayiri. Ese toilette yanjye ba mu nzu. Ubu nyamaze igihe kinini ngo. Nasi sinabonye nijoro aho mwakarabiye. Nanjye nkarabye mu maso. Bikishakisha toilette n'uruhimbi. Ese ntayo ari ngira hano se. toilette iri hano mu nzu ntibika kuko Mu nzu. igenda hano mu cyumba Mu nzu se mugira wese mu nzu. Inka yanjye. Nasa nibyo. Wese mu nzu. Vidure nawe. Ubwa mbere nabangiye kunya mu nzu aho mu ndangirira cyangwa kumenya mu bihuru nimba ari ibihugo. Mu nzu meze naho umugabo ugiye kunya mu nzu. reka ibyo tubiveho ahubwo nyine reka natwe turaza kubimwereka muze zose Ewa nako ndabona mwateguye. Uze kumwereka rwose. rero nyine muryoherwe tuba Bikira muri kwigana rigana isiyo. Siga hano nawe ujya udasenga. Sunu gwakara. Kutuza mubwire. Ese nane ari wese yaje. ntarumva koko hano iyo tugiye kurya turabanza tugasenga please Yewe. Api nusenge ndabona aka gatipe kuzuye amazi yuzuye akanwa. Hano. Inzara n'iki kavanye hirya. okay tukadusenga Mana yacu turagushimye ku bw'amafunguro ariko turagushimye ko turinze no mu ijoro ryatambutse abanye natwe hari benshi bagiye mu bitaro abandi bapfuye ariko twebwe baturinze Mana turabigushimiye haleluya Yesu ubu ngubu Mana dufite n'ibyifuzo bitandukanye dore umushuti wa muzehe yarwaye turakwinginze ngo umukize Ukiza abarwayi. turakwinginze haleluya turakwinginze Mana kugira ngo ukomeze kutwigaragariza ikinyarwanda natwe tuzaba dusengure no kuri Suje gusenga. Akoze uko ndabona hirya. Uyu mwana aracyarya nawe warananiye none dore n'uyu. asengaga none nyine arimo ararya nyine Imana ibyeze amen Iyo nawe waraye neza se. Ibi naraye neza. Sabe Imana si. Nanjye none ukanguke ibitotsi byari bimereye nabi. Nze nicyo cyayi. Bimeze neza
ariko bimeze neza. utakindi gisukari byinshi. Harimo gake. Ariko muba mwibutse kugura umugati utaraba expired. Uraba expert. Ndumva cyoroshye. Rero Fiona, tukiri aho ngaho, ndashaka ko hari ahantu waba ugiye gutemberera. Gutembera? Kubera? Uyu munsi ndumva nshaka kwirirwa nduhuka mu mutwe, nta bintu bya stress nshaka. Noneho ngutera stress. Ntabwo ntera stress, nuko iyo ukingura inzugi wongera uzikinga birambangamira yo ndi kuruhuka. Shaka ahantu rero umaze kumaga nk'uko wahaze mama. Oya Fiona mwana wanjye ntabwo si byumvikana umaze kumaga. Oya none ni iki? nase simubwiye ko nshaka kumva nirirwa nduhuka. None iyo ndara ntabwo uruhuka. Icyo nari nkubwiye iyo ukubita inzugi wongera nose inzugi nazikubise hehe? Nta nzugi ndi bukubite. ubuse ntabwo byaba byiza ugiye kureba ahantu utemberera? nose niba nashaka kujya gutembera. Oya ni ibintu musabye nk'umubyeyi, ubu turi muri weekend. Cyangwa ushaka kuzana zahahora zawe wajyaga uba uri kumwe na muntu. Sinkakubwire ngo uce mu ijambo, icyo nkubwira ntabwo uri kucyumva. none se birumvikana ngo ngende hehe? nose mbere kutambwira ngo genda kubwiye reba ahantu ujya gutembera. nose niba nabishaka ni ryari uheruka gutembera? ngiye rero nikumva nashaka kugenda. noneho ntabwo ushaka kunyumva. ariko ndi kukumva. Genda urebe mu kabati ufatemo amafaranga ugende gutembera aho ushaka. Wafata tagisi voiture ukajya ku Gisenyi, wajya kuri Muhazi uhitemo aho ushaka. ariko hari abantu ushaka ko bazana. Oya ariko nakubujije kandi wenda kubwira ukasubira mu ijambo. ntabwo nshaka gutembera papa kandi ubyumve pe. Nkumeneho kino cyari se? nose urabura kukinywa ngo ukimeneho? Ngaho umaze kumpaga. haguruka ugende. Ntabwo umaze kuguhaga. Jyeyo nkubwira ikintu cyiza wowe ntabwo uba ushaka kucyumva. Ugiye gutembera ubwo nyine niko hazi mama nanjye niko utangiye genda ubone wagiye ufate n'amafaranga hariya arahari. nta soni. kabwira kakanga kumva, siko gatuma n'umuntu abura apeti. so dufaranga rero kuvuga tutanatega moto. ndagiye usigarane n'ayo muhabara yawe. Genda ugaruke hejuru ya saa usigarane n'ayo muhabara yawe. Genda. Mbega Brian. ariko sheri niba tujya mu byumba by'amasengesho menye unerekwa rwose. menye unerekwa pe. Mbese ubu utakiza yuko ntari ntagiye kujya mpanura ko ari uko ari wowe wagiye umbuza kujya mu byumba. nibyo jya mu gikareho. none se ariko hari ubukozi Imana ushaka kuzahamagara urumva azana akabisengera ushobora imyaka yose ishize nta kandi kantu turabyarana n'ubu atari ikibazo. Ibyo bintu ni byo ndakwemera cyane. niko bimeze rwose. tuzabitegura neza dusenge. umugati ni se sha Fisto
ubusanzwe no kusanzwe urya sha se unageze i Kigali urumva wajya urya nk'uko waryaga mu cyaro. sha birashaka bakondore uyu mwana no kumukoramo akazi no kumukoramo akazi kabisa. rero papi Umunyarwanda yaravuze ngo imirimo ibiri inanira impyisi ariko twebweho turi abantu byumvikana ko itatunanira. Ntabwo atunanira rwose kubera amaraporo warayemo y'akazi ntabwo nigeze mbona ko nkuganirira ariko nagira ngo nkuganirire ibyo wifuza wayo uje ariko tutabanje kubijyaho inama. Rega no kuganira bari ngombwa. Mbere na mbere ndabanza kwisegura ko ubwo wifuza waraye uje hano tutabiganiriyeho tutabanje kubijyaho inama. Uribuka neza ubwo mperuka mu ivugabutumwa iri i Nyamasheke. Harya ni mu kahe karere? Akarere ko ni Nyamasheke. Ni Nyamasheke. Ahubwo agasozi k'iwabo yitwa Nyabitekere. Ibyo sha. Rero nyuma y'ivugabutumwa naganiriye na mama we nyina rwose tuganira ku buzima abayemo, numva n'ubuzima bugayitse, numva n'ubuzima bubabaje. Baravuga aragira ati mbana n'umusore nta kazi ntaki, icyakora yageze mu ishuri akagira ati rero umumfashire Rufigi rwose umunjyaniye ukamunzanira iwanyu wenda nabafashe. None se witwa Rufi? Ngo iri iwabo mwita Rufigi. Yitwa Rufigi. Ako simisa kiyo kunsereza ko. Rufigi Kigali wowe. Ariko umva witotomba se arakubeshye ntabwo ari witwa. Wese Kigali umuntu yakwitwa Rufigi. Iki kiza ntibazo bakiguhamagara twageze abashyitsi. Uri uko kwa uri guhamagaye ariko ujye umenya neze suri kubimubwira. Amazimana ndavuga ngo nimumara kurya mugagara muzibagirwa. Ariko izina ntirikujije umuntu sibyo? Ako nakanika intego none se ubundi witwa nde? Witwa nde? Ubundi rero ubundi nitwa Kanyeshuri Fisto. Ntaze ko ajya ngo bande kubyibuka Rufigi nibyo ari kuri. Ako nyine ntacyo nusubira iwanyu mu ntara sibyo? Uzabwire ko twaguhinduriye izina ko usigaye witwa Fisto, ibintu byo kwitwa Rufigi ntabwo ari sawa. Ega nanjye byarambangamiraga kwitwa Rufigi umuntu w'umugabo ariko kinigenda Kigali nziza. Ubu ko nzajya nitsamura no guhita ndya brushette nakorora yewe none agahita nkwaje n'icyayi none kana nyese none uyu mutipe yumvira kano gatipe wana ura ikintu ugomba kumenyereza hano ni muri depo hano wageze ni Kigali. Rero turakwishimiye cyane kandi tuzabana neza hano natwe turitonda kandi dukunda abantu twajyaga twisiga tukisanga none nyine Imana irakuduhaye dusanga wanameshe wanakorera isuku mu nzu biroroshye nta kibazo. Kila kitu ni vizuri kabisa. Cyane rwose papi bura Fisto azayadufasha cyane. Urabona mu bintu by'udusuku yego pe nta kibazo urebye uko nyine yamumbwiye n'umwana muzima kiriko ndaje guhindurwa ni Kigali ariko nanone tuzadufatikanya no gusenga kuko wenda yabanaga na nyina senga ndumva nta kibazo. Naho ubundi akazi tuko tugiye ukajyamo nayo ndagiye cyahise ndacyagishobora shakisha. Oui, Vanessa. Rero umeze neza? Kukumbesha ntabwo witwaga kera. Ajyana. Fideli! Oh, Fide. Mbega igihumbi. Siko wakuze. Siko dero utaramera ubwanwa. Yanda. Ziko watera umuntu isoni. Oya nta byisoni ni ukuri. Kose uziko nanjye guheruka taraba munini nguzane bino bintu by'inyuma mbona ngaha. Yewe.
ahubwo se Fide ko wese wahuranye wihuta wari ugiye he mu rugo ni muri karitsiye ndimo ndataha. alo sheri umuhanda bawumenyemo ubugari. shanga aho banguka umubere ndagukumbuye. umukobwa wanjye nari mutumye kandi araza nimugoroba, kandi n'umuhungu wanjye nawe uhari kabisa turisanzura. ibizi ko n'ubundi nanjye mukunda akavuyo ahubwo ndangira neza. ngaho utambika uwo muhanda uraza guhita ubona akandi gahanda kamanuka, hanyuma rero nugera imbere urabona igipangu kinini, ngahita nza nkurebe nta kibazo. ko numva umuntu uvugana na Vanessa wagira ngo ni papa, ariko se ibintu sister yambwiye bishoboke kuba ari byo, ariko ntacyo, ngiye kumukurikira ahantu hose agiye, ninsanga ari we, ariko papa ntabwo ari bunkire, ndamuniga. Mana yanjye, Vanessa aziranye n'umuhungu wanjye Fideli, ndabigenza niko binkomeranye, ndabona banazanye. Fide, bite byawe? Usigaye unzanira abakobwa mu rugo se kandi? Fide, vayo tuvugane. Ibintu tuvugana. Genda injira mu turamba. Injira mu gipangu. Wowe utangiye kubyimba, utangiye kujya unzanira abakobwa mu rugo, bite byawe? ubundi se wowe ko mbonye muziranye he? Nese uriya mukobwa wowe uramuzi? uravuga Vanessa se? ubundi se wowe ko mbonye muziranye he? uriya mukobwa agiye namutumiye mu giterane twari dufite, niho twamenye, yaraje kunzu. ahubwo mbwira mama ari he? ubundi mama ari he? mama iminsi ibiri none utangiye kuzana abakobwa muri uru? nta soni wowe. ibintu by'akantu kuzana